use Belinda ubu Belinda gutwaye nta kintu agutwaye kandi bo ntibari buretse araje nawe yaraje mu kanya kubwire ko umugore wawe yaje kumuteranya n'umugabo oya ibyo bintu ntabwo byakabaye ari ikibazo cyane iyo uza kuba uwo utamufiteho ikibazo utamufite ntazi ibintu wowe umuhoro ubundi yaje rero ntabwo musigara Uwera ngo ntabwo uri buza kumusiga hano maze agatsinda wagira ngo bamuvuga yumva Uwera 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 mutima wanjye ruhuka reka mubwire rero Uwera ndambiwe ubugome bwawe navuze byinshi mu mpindura umusazi uyu munsi wa none nje kukubaza ikintu fana Jack Uwera uri umugome ntabwo nari nzi ko ushaka kuza guteranya imiryango bingana kuri iyi urifata uza guteranya Jack natwe ako sirika mubaza ngiye ubona nkwanga shime wenda ngiye kutankunda nanabyakiriye utekereza kuba nareje kukubwira ngo Jack ashaka kukwiba narakwangaga cyangwa ngiye nabikoze kukubaha kugukunda no kumva nta kintu kibi nakwifuriza birashoboka ko hari ikintu mupfa hari ikintu ushobora kupfa na Jack turapfiki ntabyo nzi hari burya kirahari nase ubundi ko nasanze undi mufite ikibazo cya konte zanyu ngo bari bagiye kubiba none kuki bakumva ko ari Jack narabirose siko bari bagiye kubiba ubikuraho ibyo ngibyo komani shobora ubikuraho ko wagiye ubwira mu wakanyu Jack ko yabanye nawe mu nzu kwa Belinda oya nawe uzajya umenya amagambo ubwira mama wawe nanone nawe umushyigikiye oya uko yanonganya kose ubu bwo ufite amagambo ugomba kubwira mama wawe arakubyaye arakuruta mbibona ko amagaciro nk'umuhungu we none se kamuzi we kumwanga ari kuvugira hejuru uri kubwira n'inyoko najye uzajya ubyuba murekeraho gusa icyo ngira ngo nkubwire ndashaka usohoka ngira nte wakicece ndambiwe guhora mu ndirimbo imwe Uwera sohoka hano sohoka hano ntabwo ngusigaho nkande ngiye kujya nkubaha nabyo byuririreho ndasohoka hano ngiye wenda umugore n'uwisezerano ntabwo ndi indaya uzi ugasohora uko ushaka icyo ni icya mbere kuba nakubwira ngo Jack agiye kukwiba si uko nari nkwanze nari guceceka kuri finali mukumva ngo naceceka byari kurutwa no guceceka byari kuza guteranya Jack n'umugore ubu urashaka kumbwira ko Belinda uba meza atewe namara kumva ko umugabo wari ugiye kwiba nabivuze Belinda aticaye aho ngaho se nabivuze Belinda aticaye aho ngaho we ntiyabyumvaga se nyuma y'icyondo ntango Belinda naramusobanuriye we nawe kuba yarandakare simbitindaho ariko yaba we warumvaga yaba Jack yarumvaga yaba Belinda yarumvaga si ibintu nagiye gufata ngo ngende mbishyire hariya nze mbikongorere nabikubwiye mwese mwumva ikindi narakubwiye ngo reka mbigusubiriremo narakubwiye ngo nimba mukeneye ukuri kuzuye nabigusomye mugende mubaze Billy Jack ndi hano mama uri gusinzira uhagaze ku gikuta se sigaho umutwe utakurya Billy yamvuyemo Billy yamvuyemo ntabwo yamvuyemo nonaha umuginga naramubwiye ngo tumunyuzeho amafaranga aragenda ajya kwibwira Uwera araza arabivuga noneho bamuhamagaje araza bisubiramo imbere yanjye nta n'ubwoba hari abantu badatinya urupfu rero ni ukuvuga ngo babakoreye ibaraza y'ubusutwa direct aho ngaho ngo yarambwiye ngo munyuzeho amafaranga ngo kandi menshi ngo anyuzeho amafaranga kandi menshi ngo nihaye inzira ngomba kugenderamo ngo narabyanze ngo natekereje ko amafaranga ari ayanyu ariko narakubwiye
irya mukuru ngo riratinda nirihera. Buri munsi ugiye gukora ikintu nkugira inama ukanga kunyumva, ukumva ngo naye abakecuru, ukumva ngo nta kintu kizima cyamva mu kanwa. Ntabwo nabikubwiye cya gihe. Jacques, hari ibintu umuntu yikorera ku giti cye. Diri irimo amafaranga, diri irimo kuba wakwica umuntu, diri irimo kuba wajya kwiba ikintu, ntabwo ushobora kugishirikisha abandi bantu. Erega iriya deal hari hakenewe gukora uburyo ki amafaranga agenda ari untraceable, kandi nawe akava mu nzira, kuko nawe hari agakosa yankoreye yagombaga kuryozwa mu gihe bakurikirana ayo mafaranga bakayamusangana. Aho umuryango warishimye, ntabwo wambwiye ko yashatse gutereta umugore wawe. Buriya nyine yumva ari we wagakwiye kuba yicaye muri iyi nzu, nawe warangiza ukajya kumushyira muri gahunda zawe zose ngo uzinga gufitiye impuhwe. Ibyo nibyo agomba kuzira. Aha, nose ubwo byagenze gute? Yafashe, nasanze bimazemo n'akanya bampamagaye yatangiye gutanga ubuhamya. Hanyuma yigeze umutangabuhamya nk'uw'agacaca. Aravuga unahageze aravuga arinda ritakuma, usutwa ko umenyereye abagore, arisaranga, nkuramo telefone, mbereka message nandikira n'umuntu wo muri Canada, playing a voice note. Uwo munyakanada batazi ijwi rye, batarumva, ari kumbwira ati niba utarabona ahantu nakunyuriza ayo mafaranga, wihangane, hari umuntu ugiye kuza muri Afurika azayakuzanira mu ntoki. Uretse gatoya ngo iki? Ni Biri wabimbwiye. Ubwo bujajwa barambwiye ibyo jewe nkanjye ubwanjye muzabibonara. Ntabwo mbirimo. Hari umunsi utari uyu nguyu uzaza umbwira ati Uwera mbabarira naraguhemukiye, utari uyu nguyu. Oya, ndeka nawe. Ndeka. Uwera sinyigushaka hano pe. Aha rwose ikintu nkubwiye, nyikubwize mukuri, nyikubwize mukuri, guhaga kuririmba indirimbo imwe. Nasohotse rimwe muri iyi nzu kubera wowe, sinzongera kuyisohokamo ukundi uko byagenda kose. Okay. Lewis nyine wowe uzajya uhora uvuga gusa, unarabona ukora igikorwa. Ntabwo ndi kuvugana nawe. Wagemera we kutinya mama wawe. Uranyumva neza, ntabwo ndi kuvugana nawe, ndi kuvugana n'Uwera. Nsohoka njya hariko. Ntabwo. Uwera nagorwa. Uko witsamuye wumva Uwera namuhaze, Uwera va hano. Ubwo bukwe kutabwisha kugira ngo bube. Kuki waretse bukaba? Kwemera ko ngo ungaraguza agati bwari gufuma ukuga bwica bukarangira, ugira ngo nsezanye nirwa muri stress. Numvaga ibibazo bigiye gushira, ahubwo gushira byariyongereye, kandi icyo kintu rwose ndakirambiwe kandi reka nkubwire ikintu kimwe. Imbere y'Imana ishobora byose, nimba koko Imana Uwera nsenga ibaho, Imana izakwiyereka ikwereke ko ngiye ibintu nakoze kuza kukubwira ko bagiye kukwiba. Nta mutima mubi nari mbifitemo, nirengagije kunyanga, mbizi neza kunyanga. Ngiye nkaza nje kugutabara nkakubwira ngo bagiye kukwiba. Nubwo mwaminduye injajwe, ariko nizera ko umunsi umwe ukuri muzakubona. Reka uko kuri tugutegereze rero. Ewe gumana na mama wawe. Uzabibona nawe. Ndumva ntege iminsi. Lewis, aka gasuzuguro k'umugore wawe ndagahaze. Usigaye umeze nk'umugabo warongowe nawe. Ese mba ari iruhande rw'umugore wawe rwose nta jambo, ahubwo mba mbona wagira ngo nukuguhika guhubitse. Niba icyo gusegura? Sema, uzashaka ko rimwe basi nanjye nzakubahuka kandi nkubaha nka mama wanjye. Ariko ninjye wakubyaye cyangwa wenda bakumpinduriye kwa muganga bamundi mwana? Kubera ibyo bintu wese n'uwayikandaje ati. Uwo ni turufu nagombaga gukina mu gihe Biri yanci inyuma reka. Ntabwo mwizeye. Ibyo byose urora bitekereje cyane rwose. Uwo muntu usari muri Canada. Moya. Ari. Tubikira mu ruzi. Gogo za Bira. Twaraburanye. Kira mu ruzi. Atubikira mu ruzi. Ako mwana uramanya bitwe pe. Nuko bamufashe gute?
urumva hari ukuntu ugenda ukagura simukadi kuri interinete y'imibiri ushobora kuba wakoresha amasaha 24 ikongera ikavaho igaragaza ko ariyo hanze. ufata iyo mu gihugu ushaka ukayishyira muri telefone ukiyohereza iyo message ukabugize WhatsApp abahindutse injajwa. WhatsApp igahora abahindutse injajwa mbere ndahinduka injajwa nyina bari bazingiye bamugize imandwa bari kumubwira ibintu byose bari bubahindukirana uburo rwambutse direct n'umwambari wanjye mama wabo. Gusa ntabwo nabura kurakara kubera ko muginga nubwo yego nayo niteze ko ashobora kungambanira ariko nifuza ko atangambanira. Jacques ntukizere abantu ubundi baravuga ngo wizere umwana w'umuntu akora iki naravuma hanyuma wagiye kwizera ute nimba uzi kavumwa ntabwo mwizeye afashe akarisike tu biragaragara ko akarisike nafashe katari ko nari nabaze nabi ariko ibyo nikosa ntazongera gukora ariko wambwira ukuntu wabitekereje ukajya gutekereza ibyo bintu byose ariko wa mugani wawe menye bo wicaye wizeye ko harya ngo ni plan iki plan B. Rega iyo bigeze gutegura imipango ubwonko mbunganya na ChatGPT. Niba uzi cyane ubwonko bunganya na capati ChatGPT GPT fata GPT gusa hanyuma uriya rero uko ubukungu bw'ishyamba kwaba buhagaze kose intare ntabwo igirisha ubwatsi. Ibicyo mpamagariye kandi ko wambwiye ko utanshaka iwawe umpamagaye ngo bigende aya ma karebere gaburi urayihora ni wanjye Lewis ntabwo ibi bintu numva biri fair kabisa ko umpamagaye ahangaha ndumva ntazi byari byo ariko ma ubu ni iki kintu koko Lewis cyatuma umpamagara icyambere ubushize narakubwiye ngo wera simushaka none uti mama ndagushaka hano nibiki uje kumbwira iki kandi ariko ma buriya nuko nyihanangiriza bwa nyuma kugira ngo buri ubona nkwanga mbabura mbwiza ukuri ubona nkwanga rewe simbizi ubu nsigaye mbona ntazi ibyo mumbereyemo rwose abana banjye ariko ma mugani wanyu banza nzafata inzira nkigendera ariko buriya ma uzi ko buriya hari nkundi ni abagabo bake buriya bakwemera ko wowe uza ugasohora umugore uza amagambo wera yambwiriye hejo bundi akambwira ngo mvira mu nzu ngo usubire aho wavuye ngo ubukwe barabwicaga ngo mbere y'igihe ngo kuki wemeye ko buba sinzi biki none ungaruye aha mu biki rega ma buriya imwe nshaka kubwira hari icyo nshaka kubwira nyine naguhamagaye nta muntu ikibanga kitarimo wera se rega ma nta mutima mubi ndagushaka uyu munsi tuvugana wishimye ntabwo nshaka kurakara pe kandi uyu munsi ndabizi ko icyo ndi bukubwiye kiri bugushimishe erega ma buriya nubwo ujya undeba gutya ariko mba ntekereza mfite ubwenge ma ku buryo ubona ko ubu noneho wabonye ko mama yaba ari mukuri se cyangwa nyine nawe urimo urashaka kugira ngo wumviye n'ubundi akamvamo kuri iyo ngingo rega ma buriya akankubwira ikintu uzi ko buriya umugore ese uwo ni wa mwana wawe wakwanduje niba yagukozeho n'ibiryo sinzi ndabona wa mwana twari turi gukina mu kanya mbere yuko bagenda uzi ko buriya umugore aba ari umuntu mwahuriye nyine ku ruhande ni umuntu tugiye twanaje duhura amezi angahe gutyo tumenyana ni umuntu nyine muba mwarahuriye mu nzira wenda mutabura wese atazi uko umwe yakuze mugahura mukishimirana mugakundana ariko buriya umubyeyi ni ikintu buriya gikomeye cyane umuntu wamuhuje amaraso wakubyaye akakurera ukuva uri umwana akaba akuzi kugeza ukuze ni ikintu buriya gikomeye kabone nacyo kintu buriya nkubahera cyane mama mbiha agaciro buriya ariko sinzi impamvu utagiye ubonerega buriya rega buriya ujya ubona nkora biriya byose buriya aba ari ibyanyabyo koko nkunda uwera byanyabyo ntabwo ari kuza ngo wowe umunsorane hano mu nzu ndi kureba gutya ngo mbyihorere sema kuki udashyira n'umunyurabwenge ngo urebe ibintu ukaza ukamutuka ukamusohora ukakwihorera koko ari umugore wanjye ukamusohora muri alimentation namwihereye koko njye nkaceceka nkituriza nkamwihorera
kuki udumva ko harimo akantu man ese ubu ngubu wenda ushobora kumbwira ibintu wenda nka kwiyorera ukagira ngo wenda simba nabyumvise bamba ndi kubitekerezaho kuko ntabwo nakumva ukuntu waje ubimbwira pe ntabyumva kambwira ariko uza ahantu nari gutorera rewe nibura iyo umbwira uti inda ni iyanjye uyu mwana wenda mukuru nari kuvumiriya rwose nkavuga nti okay umwana najye mu bande niki ariko noneho uzi umwana n'inda y'imvutsi ariko buriya ibyo wenda ibyo byo nta n'ikibazo ariko uzi buriya ahantu byabereye natangiye kumva koko ibyo bintu mbwira ashobora kuba ari byo ngo ibintu by'ibibazo yaje guteza ari mu rugo rwa Belinda nyine ngo ibibazo bya Jack buriya regama ibintu mbwira mbitekerezaho ese numva koko nyine ko harimo akabazo umugore ujya kwivanga mu bintu by'izindi ngo mu bavandimwe banjye cya kujyana amagambo kandi burangiye njya mbibona n'agakungo nyine bagenda bagirana mama Jack ngaho Jack sinzi ibibazo bafitanye ngaho mama Jack umuryango wose ni ibibazo mani njyewe buriya Uwera ntabwo mukunda ndetse ntabwo nabyumva ariko buriya ntabwo mukunda ese rero uragira ngo unyumve cyangwa uragira ngo mbese nyine unjijishe byo kugira ngo wumve ko umubyeyi wawe mbese yatuza umugani wawe nk'uko muhora mubimbwira akaguha agahenge Uwera ntabwo mukunda kuki wemeye ko musezerana nyine pe si ukukubeshya uriya mbere naramukundaga cyane kujya kwemera biriya Uwera mbere naramukundaga pe cyane ariko buriya hari ikintu hambwiye ngo narahubutse nyitekerezaho nyuma urajya kumbwira ibintu niturije ukagira ngo sindi kubyumva nagitekerejeho nyuma barambwiye ngo ni gute uzi ugakundana n'umuntu ngo amezi 3 ngangahe ngo mugahita mukora ubukwe ndabyemera pe narahubutse ntabibonye nyine ngewe uri umusore hari ukuntu abareba umuntu akahumura ntabahari ntabahari ntabwo naguhamagara ngo mbwire ibi bintu nzi ko bahari nabitekerejeho buri ibintu byose ubumbwira mba mbitekerezaho cyane kandi mba mbyumva pe buriya niyo mpamvu nafashe umwanzuro buriya si ukubeshya uriya mukobwa wo hanze wo mu rugo uriya mukobwa wo muri Amerika buriya ndacyamukunda pe ariko rewese buriya buri gihe mparanira ibyishimo byawe utabona buri gihe narakwihoreraga ngo ugire ngo hari ikindi urumva bimeze bite ushaka kongera gusubika urukundo rwawe nawe ndashaka kongera oya ntabwo buriya ntabwo namubwiye ko twashwaketse we nimba warabimubwiye ntabwo yigeze amenya ko warongoye se keretse nimba mwebwe inkuru zigenda se no ku masosho media ubu ntiwasanga ibyo nta kibazo nzamwereka divorce ko natandukanye n'umugore noneho ngiye mubwire ngo nzamwereka divorce nyine namubwire twiyunge ntabwo yabyanga uriya mukobwa arankundaga none bizi igihe twari tumaranye kandi mbangira kuri inshuro nyizere ndashaka gutandukana erega n'ubundi niwe muhungu wanjye niwe mbese uyu uri kunyereka uri we niwe nifuzaga ko waba we mama rega buriya nubwo nyine mufite ubwenge nshyira mu nyurabwenge rega nawe mwumbuye kubona twicara tuganira tukamwenyurira mwana wa reka mbyizere aya mbyizere rega ntacyo nakwifuza gukora cyakubabaza vuba aha ngaha ndagusezeranya ko ibintu bigiye gusubira ku murongo kwishima nkubaka urugo wifuza kandi ushaka kandi ukunda uzajya uzamo muri proud zawe ubu zigiye kurangira numve ntuje mu mutima wanjye induru gusa ahubwo se ubukwe njye n'uriya tuzabukorera hariya hanze cyangwa tuzabukorera inaha Uwera mutima wanjye ruhuka komera bisashira ukaba mwisanga wowe ndicaye mbitekerezaho ibiki numva wa mugani iminota 3 ubundi kuva ryari wizera Beri
ku buryo mwicara mukaganira ibintu ugatumva nibyo ugiye guta ujya kurogota. none se ngewe ko sinabigusobanuriye ko yaje ari kunsobanurira kanzi azi ko nabyaranye na Ezekiel kanzi kuva ninja muri rugo. Yego. Nese uri kumva nari guhera nyine mubwira naye ntabwo namweretse yuko wenda nshaka kujya nawe gusobanurira ntabwo namweretse yuko nizeye kabivuze kari bw'ijana ku ijana ariko numvaga n'ubundi nzi nta bundi buryo mfite bwo kubikoraho. None ubwo ko bizi neza ko wambwiye ko nyine azi ko wowe wabyaranye na Ezekiel niwe Jacques ijya akaba ari ryo banga uri guhisha kugira ngo abandi bose batabimenya. Iryo banga ndarizi, iryo banga birararizi, iryo banga mimararizi, abo bose ni amasasu. Nawe nishyize inyuma ko ntago ngenda iryo cyane. Hari n'undi muntu ushobora kuba abizi tutarabizi. Ubu uri kumva iryo ugira ikiri ibanga tuvugije ukuri. Iryo riracyari ibanga nyina na mama wa Lewis na Lewis mu kanya gato nkakumbye barabimenya. Byagiye hanze ibanga rigiye mu bantu 4 5 ntago rari kiri ibanga. Ibyo byabaye rusange. Rum birarabizi noneho mimi we niza fuliri mu busa we urabyumva uratangira kubyumva ku musozi. Uratangira kugenda nararura ku musozi avuze filime avuga ngo baturage bo mudugudu wahanaha murabizi neza ko nuzayabwaranye n'uyu birangira gutya uyu nguyu aranabivuga. None se muri ubu koko kuba narizeye biri ubu ngo bigiye kuba ikibazo. Muri make narahubutse. Abantu bose rero nyine ndikubaza muri make narahubutse. Warahubutse nyine ako nta n'ubundi warahubutse n'undi oya guhubuka byo warahubutse kuko gupfa kumwizera gutyo ngo ibintu akubwiye ngo nibyo ugatapfa kujya kubisuka ku bantu utanari gutekereza ngo uyu muntu se wamugana nshaka yikiniye tageta afite ayi wowe noneho biri uziranye na Jacques ari inshuti ya Jacques none n'abamimi bose baziranye. Uwo muntu ukumva batandukaniye he nabo ubu wakwizera n'imimi wakubwiye mimi yabwira ikintu ukajya kukivuga ngo ni iki ngo nicyo siko mbona washaririye wabishye bimeze bite noneho mimi. Amajanda kwiyamye nimuzonye kunzana ibintu by'uburyarya kumvikana kandi nanjye ibi bintu nabishobora bizi. Uburyarya ki? Uburyarya ki? Hako ntacyo tu nyine uburyarya ki? Muzajya mufata ikorosi rimwe nanjye mfata irindi tuzahurira imbere kabisa. Nuza umuhungu wawe tubeshye ngo hari ahantu agiye guturutsa ndumva nanavangiwe. Jack atubeshye ngo hari ahantu agiye guturutsa diri y'amafaranga uri kumva. Noneho Biri nawe agenda ajejwe nyakujajurijwe nuza nitangiza tumenye ko atari ahantu yari agiye kwiba ahubwo ari umuntu wari ugiye kuyamwoherereza. Ariko rwose ubu se mwavugaga muvuga ibiki? Mwavugaga muvuga ibiki kariyo yayo? Tuvuga iki n'indabivuze njye nasanze umuhungu wawe arimo arapropose Biri ko agomba gufata amafaranga akanyuza kuri konti. Biri arabyanga. Njye nabwe rero njye yo diro y'inyihere y'amafaranga bisi nayanga. Dutekereza ko nta wundi mukira muziranye ahubwo atubura mugiye kwiba mama Lewis tu. Simbitekereje ninyo nyiri kubitekereza. Injejwa ngo ni Biri ibiragiye bibwira nde? Ibi bibwiye Uwera narashaka ukagenda bibwira Belinda. None ubwo ikose ukumva ko ari iryanjye se? Umugabo we ari gakanatireka reka bazinye ibipapuro by'ukuntu ari umuntu ari ugiye kwamwoherereza. Nyine ikose ukumva ko ari iryanjye noneho rero. None se ukaba waje washikoye umuntu nk'uwo nguwo nimba wumva ameze gutyo kuki mutamukura mu mupango wacu? Undi mwa muri muziye ko ajya ngo mwarasaze. Kuki we ntabikubaza se ngomba kubibwira wowe ni wowe ubimbwiye. Juhama hamwe nkubwire ubu mbwiriye iki se? Juhama hamwe tuganire. Je urabimbaza. Ngende umuhungu wawe agiye gutekereza ko agiye kwipropose. Abantu nk'abara nyine nimutubakura muri gahunda namwe muzajya ingaruka zose nimwe zizajya zizira. Ntago ari ngewe. Nge nzajya mba ngaramye rwose amaguru hejuru rwose wabandi cyaradamaraye nimereye neza. Mwe muri aho mwasamye nyine muri aho ngaho ntazizo murimo. Cyamufite indi mikino muri kudukina. Ariko mimi wowe mbaza ibyo wumva ushaka kumbaza byose. Reka ntago mujye mushyirwa. Wese washyirwa yari wowe? Washyirwa yari wowe? Cyakora mimi wowe na Biri yo muza kuvukana byari kuba ari sawa kuko mwembi muhuje iminwa. Muhuje iminwa pe. Inde wari wambwira ikintu ujye kumva ku gasozi ngiye nagiye kugitangaza nagiye kukivuga. Kuva wabaho. Fata Biri umugiranye umufate rero nka mimi.
barabanye barasyokanye barabanye igihe kinini nk'umugore n'umugabo na nubwo sinzi ukuntu bimeze urumva fata Billy umufatanye na Jacques ni bamwe rero bijya kubabitsa ibanga bararizi ubwo zuri ukumva ubwo sugerera cyari ibanga nyine ndakubaza ngo okay basi reka tujye inama nk'abaryi b'imbuto sibyo izo mbuto zirengo twe tuzirya shamane reka mubwire gake ariko urambwira ngo tujye imbuto nk'abari ese we iryo jambo ntaryo ko bakunda kurikoresha ndi kumva imbuto zirimo aho ni izihe nyine okay reka basi tubiganireho neza bazi bayamenye amabanga yose nyine ndi kukubaza basi nkora iki tubiganireho icyo ugiye gukora rero ugomba kwakira akaba ugiye guhura nako kuko ugiye kubura umugabo ukuri abantu bose b'inshuti zawe wagiye ubeshya ko kuko bagiye kumenya ukuri ko uri ibanga ryarenze iminwa wawe rikajya ahandi hantu biba byarangiye ugomba kwiga kubana nabyo rero ubwo bigiye kukubaho nta kundi byose agiye kumenya ukuri utakumubwiye buriya biraryana pe kumva ngo madamu wanjye turarana mu buriri dufumbatanye none hano bigezeho ubwo ugiye gutuma nsaranira ukanga ntaho waje uburyo no kubyabira mubaramutse aje wambwira ngo iki ubu koko yaza kuza tutamubonye ariko nawe wumve ibyo numubwire kubitekerezaho usikuru n'ugiye gutuma nzayandyama nkatekereza ko rewe ibintu byose abiza bari kunkina none se nyine ukumva injajwa zose zibizi none y'injajwa iba y'umuhungu noneho shayihereho si byahereye kuri Mimi gaturebere no Billy niwe tugiye kureba none ngo turebe ngo Billy ubujajwa bwe bugarukira he ariko Billy yabimbwiye nk'umuntu uri kungira inama uri no kumburira kugira inama kujya atabiguhishe yabikubwiye ubuze tuvuge ko ari wowe muntu wenyine muganira kujye na undi muntu yajya kubibwira w'inshuti ni inshuti noneho yari wize nese undi we nibamenye ko ari ubizi guhera ku munsi wa mbere nawe ukabigira ibanga uri gutekereza ko uyu muryango uzakomeza kuwubamo agambanira mabuja rega uri mabuja wanjye buriya ibintu byose mugira ibanga izina ry'Imana ntago nabivuga ni ngewe nyokobuja mbere cyangwa nyokobuja wawe ariko urakoze cyane ndi mabuja gute ko tubipanga tuvuga ngo Ezekiel niwe mugiye kurebwa na ruko ngo uri mabuja wanjye twita tunabifata tunabyenjoyingamo urawisaraza ubaye mabuja wanjye izana no ngo uri mabuja wanjye kugendaho ahantu hose mbani mpari ubwo kumva ukanyicara ku gakanu kanga nibeshya nkabivuga uzahita unyica ngo nanyirukane gusa nyirukanye najya he yaryaha imwana indyamirizi indyamirizi ninde injyajya ninde nakibwiye bingahe se umuntu akubwira ukajya kubivuga n'ubusu twajya ngo babwarakurenze naravuze utugambo dukenya tunzigirinya tungana kuriya ibintu byinshi mba bike si byinshi kwa naravuze Ezekiel ni ibidanje ibyo ngibyo rero byonyine birahagije kuba waravuze kandi ari umuhungu wawe wabimbwiye yarakutumye yarakubwiye ngo ugende uvuge se ngende mbakange uwo sajye kuri gatanu ngo biringa ibiki ubundi umuntu nkuriya mumushyira muri gahunda zanyu gute kariyo yayo ngiye bujakana namusobanura nasanze bari kuvuga ku bijyanye na sida jakani yanatekereza ngavuga wenda Billy ubwo afite ubwoba ko ashobora kuba yaranduye arimo yigira umuntu mwiza ko Billy yari yahakanye avuga ati njyaye amafaranga ntago azaca kuri konti yanjye ntiyanatekereza avuga ati Billy arimo ashaka kwipfira ameze neza akemuranye n'abantu ibibazo reka ndeke kumwinjiza muri diru yanjye cya gihugu cyane kimenya nk'ikituzuye aba arahurutuye ibigambo byose aramubwira nawe nyine agenda arabivuga ariko mugira inkuru ariko ikindi niba koko ari amafaranga mushaka kuyaturitsa mama Lewis umupangu wapfuye niba babavumbuye nyine nuko ubu wabuze amagambo uvuze mu munota umwe waba uyazi niko se Billy nkaranduye se rano ubwo navugaga wowe ucucitse nyamara nari ncicitse ndi kumviriza ndetse ni muganga kandi ariko mbwiye ubwo yari ari gushidikanya se naguze umukecuru bari bamaranye igihe kandi abaye yaranduye n'umuhungu wawe yakandura ko bari bafatanyije umukecuru nawe nuko ariko nawe wakandura nyuma yaho nta muntu n'umwe nadamijeho kuva nyogokuru yaza reka ngo nta muntu wagize ute nta muntu n'umwe nadamijeho ngaho kudamiza noneho ndamenya reba iki ko nigeze kugira na diru n'abana biragatsindwa ngaho sawa shanga genda ujyane n'abantu bakuru naho ubundi ibyo ngibyo wari uri kumbwira mujye mucunga iminwa yanyu genda ubwire umuhungu wawe ajya garuka zose zize ku mutwe wawe ngo pa ko nawe tuzazisangira ra ngaho ndigende ubwo ngubwo ugira amahoro ubwo ngubwo nukenera kugira ikindi kintu mbwira uzambwira aho nukajya umbaza ubusa buri munsi umbaza ubuja rwagira ngo barakundoze
reba ye ubu nawe si akora abakecuru iki gihe ubu zirambarizo nizo arimo aranyonga ngo ni ikibuno akantu ba ebana hari n'amahumbezi kabisa reka ndashaka kuhava reka ukajya heza ushaka kwisubirira icyaro tu icyaro nkagura ikibanza shyiramo n'ikiraro ushaka kuba nk'umukawboy kubitamo ikiraro efowe akantu k'agapisine ruguru za balcony ibintu bisa neza kabisa aha boro nko kuva ku marembo uva mu marembo ugaca mu ishyamba kugira ngo ugere ku ntuzi ku nzu harimo black road nyine abantu bimeze neza direct rega tuba twaravunitse man tuba dukwiye kwihembaho gakeya ibiciro byo urabifite man ese ikibazo cyawe ahubwo ni uko udashaka kunyigeza aha ngaha basi ibiciro byo biri hafi kuboneka hafi nyine ese deal naguhaye gukora warayikoze gusa ariko n'ubundi niriya yari attempt ya mbere nta birenze kuko tuzongera amafaranga naboneka tugenda tujye kubaka tubeho nk'abaherwe cyangwa neza ngo ushatse kuvuga ngo deal ngo twapanze ngo biki n'ibiki ngo ngo yari first attempt wabaye successful ibyo kutaba successful no kuba successful ibyo ni ibintu nyine biri different man gute bitandukanye na agreements twagiranye bitandukaniye he I think I'm right kubera ko je nawe my bro twumvikanye yuko ari ukugenda nka withdrawing amafaranga right so ngerayo nsanga account baraziblotse bro so that's not my problem right no it is your problem dore ukuntu ari problem ya nuko gute sibyo naratinze ntago watinze inzira waciyemo ntabwo uri gucamo nicyo kintu cy'ikibazo rwose nako nonyibisha ko ari icyanjye gute se wowe tekereza sibyo uhaye umuntu akazi nk'umuprofessionel of course sibyo akazi ntigakozwe uko biri kose mu cyizere cyawe wakagombye kumugirira wumva ko ubwo byanze bwa mbere agomba gusubiramo mpaka bikoze bikagenda neza none se urumva atari byo kubera iki ubwo tuvuga ko akazi katakozwe narageze kuri field nsanga ntago ukuntu ibintu bimeze we password wamaye right ya password wanyandikiye ku rupapuro niyo nashyizemo exactly nabwo ndi fier shyiramo password hanyuma kubera gukomeza kugerageza cyane ngerageje inshuro 3 nshyizemo bwa 4 account bahita bayiblock ariko ikintu ntabwo ari ikibazo cyanjye so njye natekereje ko password ahubwo ushobora kuba wamaye wayibeshye cyangwa se abantu twari tugiye gufatira biriya biceri batusanga barayifunze mva nkubwire ikibazo cyawe nawe mva nkubwire ujye uhinduka bro ntabwo ikibazo cyo guhinduka tega amatwi njye naguhaye password as a reference ntabwo nigeze nkubwira ntigenda ujye kubigenza kuriya nk'umwamateur ugomba kubikora nk'umuprofessional as a reference yes kugira ngo umenye aho utangirira ukora ubushakashatsi so nafite guhackinga simani absolutely none ugira ngo naguhamagaye kubera iki ibyo wakoze byari binaniye kubyikorera ikibazo cyawe ku munota wa mbere tuganira ibintu nyine bimeze neza bisa neza ntari bibi oya ariko buri gihe njyewe ushaka expectinga ko buretse gatoya king ngende expectinga ko attempt ya mbere ntago yagenze neza indi zagenda neza what do you mean about that cause like no ntabwo nzongera gutrying again bro like ibyo twakoranye twarabikoranye so now ikintu nyine ngenje no kureba actually nubwo ntamaye na kase wa mugani kuri kitagirimo karibu ubwo urumva ibyo nene twaganirira mu nzu magara mani like ufitemo n'akantu akantu nyine isama si bungu koko time will come to drink time will come tuzanywa biturenge as long as we get the money ubu munsi turanywa du celebrating iki operation itaragenze neza ibyo ngibyo byo gucelebrating hasi mbizi I don't give a damn bro ibyo uri guplaninga byose ngo whatever icyo nje nshaka
first of all ndashaka amafaranga nyine twumvikanye. Shaka amafaranga twumvikanye. Yeah man. You are so short-sighted. Really? So short-sighted. Okay. Uri expecting ko tugabana amafaranga avuye he utarayazanye? My guy. Don't my guy me, man. Okay. Boss. No. There's no boss there. What is it Sibyo, then, bro? reka tujye tuba serious mu kazi, sibyo? Your mission was very simple. Kugenda kuzana amafaranga. Kuzana bro. Yego. So, nari kuyazana gute mu gihe wamaye password itariyo bro? How? Ni gute? Nuvuga ngo nakwibeshyeho rero. Ntabwo uri Ushobora kuba umuprofessionnel wowe natekereje. akazi watanze mu buryo wagatanzemo ariho hantu utatekereje. Kandi icyo ngiye nkubwira cyo ntabwo ndi buvana najyanye ibiceri byanjye. Noneho ukuntu iminsi yagiye ishira twagendaga tubana noneho ubu ngubu ngiye nazanye part 2 yanjye. Ubu ngubu rero hano nta nubwo ndi bwemere kuterana intambwe usubira mu gipangu. Uramba ibiceri byanjye ku bintu bwiza. Yeah. Nayenzi ko wakuze wabaye umuntu mukuru. Wapi ndacyari mutoya. Mvura nkubwiye. Ariko imyuka iracyari yose. In case ushobora kuba utari kubyumva neza. Sibyo? Igihe cyose nagutumye kuzana amafaranga ukaba utarayazanye. Ntacyo ugomba kumbaza. Really? Absolutely. Bro, ngiye nshaka n'amafaranga yanjye. Ako nzagufime umunsi umwe iki utekereza ko ufite imbaraga nyinshi buri gihe uko nkiyorohereza Njye kwizana. uzana iki Njye kwizana. uzana iki Njye kwizana.